Abami ba mbere igice cya 7. Salomo yubaka ingoro ya cyami. Salomo yiyubakira ingoro ya cyami. Bitwara imyaka 13 kugira ngo yuzure. Muri iyo ngoro hari ahitwa ingoro y'ishyamba rya Libani. Yari ifite metero 50 z'uburebure na metero 25 z'ubugari na metero 15 z'ubuhagarike. Yari ishyigikiwe n'imisitari 4 y'inkingi z'amasederi ziteze imigogo y'amasederi abaje. Iyo migogo yari 45 igizwe n'imisitari 3. Buri musitari uriho imigogo 15 ishyigikiwe n'inkingi. Idari ry'amasederi ryari ishyigikiwe n'iyo migogo. Impande zombi z'ingoro zariho imisitari 3 y'amadirishya ateganye. Buri ruhande rwari rufite imiryango 3. Ibizingiti byayo byari urukiramende, buri muryango uteganye n'undi. Hirya y'ingoro y'ishyamba rya Libani hari ahitwa icyumba cy'inkingi. Cyari gifite metero 25 z'uburebure na metero 15 z'ubugari. Imbere y'icyo cyumba cyometseho urwinjiriro. Ibaraza ryarwo ryari rifashwe n'inkingi. Salomo yubaka icyumba cy'intebe ya cyami, bacyita icyumba cy'imanza, kuko ariho yaciraga imanza. Cyari cyometseho imbaho z'amasederi kuva hasi kugera ku gisenge. Ingoro Salomo yabagamo yari yubatse kimwe n'izindi. Yari mu gikari inyuma y'icyumba cy'imanza, yubakiye kandi umugore we umukobwa w'umwami wa Misiri ingoro imeze nk'izo zindi. Ayo mazu yose n'urugo rugari yubakishije byari byubakishije amabuye manini y'indobanure kuva ku rufatiro kugeza ku gisenge. Yari yaraconzwe hakurikijwe ingero kandi akerejwe urukerezo imbere n'inyuma. Imfatiro zari zubakishijwe amabuye manini y'indobanure, amwe afite uburebure bwa metero 4, andi ubwa metero 5. Hejuru y'imfatiro hari hubakishijwe amabuye y'indobanure yaconzwe hakurikijwe ingero. Hari hubakishijwe kandi n'imigogo y'amasederi. Urugo rugari rwari ruzengurutswe n'urukuta rwubakishijwe impushya 3 z'amabuye aconze, zikurikirwa n'urundi ruhushya rw'imigogo y'amasederi ibaje. Urukuta rw'urugo ruzengurutse ingoro y'Uhoraho n'urw'ibaraza yaryo nazo zari zubatse zityo. Ibikoresho by'ingoro y'Imana. Umwami Salomo atumiza Huramu w'Itiri araza. Nyina yari umupfakazi wo mu muryango wa Nafutali, naho se yari umunyatiri w'umucuzi w'imiringa. Huramu nawe yari impuguke kandi yarazobereye mu mirimo y'ubukorikori bwose bw'ubucuzi bw'umuringa. Nuko yitaba umwami Salomo amukorera imirimo yose amushinze. Inkingi z'umuringa. Huramu yashongesheje umuringa awukoramo inkingi 2. Buri nkingi yari ifite metero 9 z'ubuhagarike, naho umuzenguruko wayo wari metero 6. Yashongesheje umuringa awukoramo imitwe yo gutereka kuri izo nkingi. Buri mutwe wari ufite metero 2 n'igice z'ubuhagarike. Kuri iyo mitwe yo hejuru y'inkingi acuriraho iminyururu isobekeranye nk'urushundura. Buri nkingi yari itatseho iminyururu 7. Kuri urwo rushundura yashyizeho impushya 2 z'imbuto z'imikomamanga zikozwe mu muringa ziruzengurutse. Abigenza atyo no ku mutwe w'iyindi nkingi. Hejuru ya buri mutwe w'inkingi
atakaho indabyo za marisi zikozwe mu muringa, zari zifite metero 2 z'ubuhagarike. Izo ndabyo zishyirwa ku rugara rw'umutwe w'inkingi, ukikijweho impushya 2 z'imbuto 200 z'imikomamanga zikozwe mu muringa. Abigenza atyo no ku mutwe w'iyindi nkingi. Bashinga izo nkingi zombi imbere y'ibaraza ry'ingoro. Inkingi yo mu majyepfo bayita Yakini, naho iyo mu majyaruguru bayita Bowazi. Kuri izo nkingi hari hatatse za ndabyo z'amarisi, nuko imirimo yerekeranye n'inkingi iba irarangiye. Ikizenga kigari cy'umuringa. Huramu acura ikizenga kiburungushuye mu muringa ushongeshejwe. Cyari gifite metero 5 z'umurambararo na metero 2 n'igice z'ubuhagarike na metero 15 z'umuzenguruko. Icyo kizenga cyari gifite urugara rutatseho impushya 2 z'uducuma tw'umuringa turuzengurutse. Kuri buri metero hariho uducuma 20 twakoranywe n'icyo kizenga. Icyo kizenga cyari giteretse ku migongo y'ibimasa 12 bikozwe mu muringa. 3 byarebaga mu majyaruguru, ibindi 3 bireba iburengerazuba, ibindi 3 bireba mu majyepfo, naho ibindi 3 bireba iburasirazuba. Umubyimba w'icyo kizenga wari santimetero 8, urugara rwacyo kandi rwari ruteye nk'urw'igikombe, rushushanyijeho ururabo rwa risi rubumbuye. Icyo kizenga cyajyagamo litiro 45,000. Ibigare by'umuringa. Huramu yakoze kandi ibigare 10 mu muringa. Buri kigare cyari gifite metero 2 z'uburebure na metero 2 z'ubugari na metero 1 n'igice z'ubuhagarike. Dore uko ibyo bigare byari bikozwe. Byari bifite ibisate by'umuringa ku mpande bisobetse mu bizingiti. Kuri ibyo bisate hari hashushanyijeho intare n'ibimasa n'abakerobi. Ku bizingiti byo hejuru naho niko byari bimeze. Hejuru no munsi y'intare n'ibimasa hari imitako. Buri kigare cyari gifite inzego 4 zicuzwe mu muringa, zifashe ku nzikaragiro 4 z'umuringa. Izo nzikaragiro zari zishinzwe ku birenge 4 byari mu nguni z'ikigare. Hejuru y'ikigare hari ibisate by'umuringa, nabyo byari bifite imitako. Byashyigikiraga igitereko. Icyo gitereko cyari kiburungushuye, ubuhagarike bwacyo bwari santimetero 50, naho igipande cyinjiraga mu kigare cyareshyaga na santimetero 25. Icyo gitereko cyari gitatseho ibisate bifite impande 4 biharagaseho amashusho. Inziga uko ari 4 zari munsi y'ikigare zari zifite umurambaro wa santimetero 75. Inziga z'ibigare zari zimeze nk'izigare ry'intambara. Inzikaragiro zazo n'amagurudumu yazo n'inkingi zazo n'icyuma gishinzeho inkingi byose byari bicuzwe mu muringa. Kuri buri nguni y'ikigare hariho ibifashi bimeze nk'ibirenge byari bishyigikiye ikigare, byari byarakoranywe nacyo. Hejuru ya buri kigare hari igitereko kiburungushuye gifite urugara rwa santimetero 25 z'ubuhagarike. Kuri icyo hari ibifashi n'ibisate by'umuringa bifatanye n'ikigare. Ku mubyimba wacyo wose, ku bifashi no ku bisate yaharagaseho amashusho y'abakerobi n'ay'intare n'ay'imikindo
bizengurutswe n'imitako. Nguko uko yakoze bya bigare 10 byose byari bikozwe mu bikoresho bimwe bifite ingero zingana kandi biteye kimwe. Huramu yacuze kandi ibikarabiro 10 mu muringa byo guterekwa kuri bya bigare 10. Buri gikarabiro cyari gifite metero 2 z'umurambararo, kandi cyashoboraga gusukwamo litiro 800. Ibigare 5 yabishyize ku ruhande rw'iburyo rw'ingoro, ibindi 5 abishyira ku ruhande rw'ibumoso. Cya kizenga yagiteretse ku nguni y'ingoro ahagana mu majyepfo y'iburasirazuba. Urutonde rw'ibikoresho byo mu ngoro. Hiramu yacuze ibikarabiro n'ibitiyo n'ibikombe, nuko arangiza iyi mirimo yose yagombaga gukorera umwami Salomo ku ngoro y'Uhoraho. Dore ibyo Huramu yakoze: inkingi 2 n'imitwe yazo yiburungushuye, inshundura 2 zo gushyira ku mitwe yo hejuru y'inkingi, imbuto 400 z'imikomamanga zo gutaka kuri izo nshundura, ni ukuvuga imirongo 2 y'imbuto z'imikomamanga kuri buri rushundura rutwikiriye imitwe iri hejuru y'inkingi. Ibigare 10 n'ibikarabiro 10 byari biteretseho. Ikizenga n'ibimasa 12 cyari giteretseho. Inzabya n'ibitiyo n'ibikombe. Ibyo bikoresho byose by'ingoro y'Uhoraho Huramu yakoreye umwami Salomo byari bikozwe mu muringa usennye. Umwami yabikoresheje hagati ya Sukoti na Zeretani mu kibaya cya Yorodani, ahashongesherezwaga umuringa. Salomo ashyira ibyo bikoresho byose mu mwanya wabyo, ariko kubera ko byari byinshi ntiyigeze apima umuringa byakozwemo. Salomo yakoresheje kandi n'ibindi bikoresho byose byerekeranye n'ingoro y'Uhoraho, ari byo igicaniro cy'imibavu cy'izahabu, ameza y'izahabu ashyirwaho imigati iturwa Uhoraho, ibitereko 10 by'amatara byari bitatsweho indabyo, kimwe n'amatara n'ibifatisho byayo byose byari bikozwe mu izahabu inoze. Ibyo bitereko babishyira mu cyumba kizira inenge, 5 mu ruhande rw'iburyo n'ibindi 5 mu ruhande rw'ibumoso. Ibyungo n'ibikoresho byo kuzimya amatara n'ibikombe n'ibiyiko n'ibyotezo byose byari bikozwe mu izahabu inoze. Amapata y'inzugi z'ibyumba kizira inenge cyane n'ayindi nzugi z'icyumba kizira inenge yose yari akozwe mu izahabu. Umwami Salomo arangije imirimo yose yo ku ngoro y'Uhoraho, azana ibintu byose se Dawidi yari yareguriye Imana, ifeza n'izahabu n'ibindi bikoresho, abishyira mu mazu y'ububiko bw'ingoro y'Uhoraho.